ni ukuvuga ngo uyu Tom Close banafitanya amateka man. The Ben niwe wabivuze aravuga ngo Tom Close is my n'abahanzi batari bumuhende cyane ko niba abahanzi nabo bari bakeneye stage bashaka no kuyiziraho n'ubusa bakavana twebwe ahubwo dufashe twebwe tugere kuri stage gusa ibindi ntabwo biko twemere ko ya mpano akunzwe ya mpano baramukunda ya mpano yagowinze vibe umuhanzi Bruce Melodie ari ku vibing indirimbo The Ben yari stage Bruce Melodie yari na Coach Gael n'undi witwa Smart nabo bose mbona baririmba indirimbo ngo take barabyina cyane ibyo twarabonye muri za kugenda mubona amashusho agenda sirikira. Yes, ikaze bakunzi ba ya Biso TV show aho muherereye hose, ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ni ya Biso wanyu umunywanyi wa Sorosa Mukondo wa Semembe umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje mvana ivati mu kanwa, bityo abanyarwanda mubibonye mukora subscribe kugira ngo mujye mwumva ibyo mvuga, mwumve amakuru mbahereza. So uyu munsi rero abari mu mahanga abari mu Rwanda mbahaye ikaze mu kiganiro cya none cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwataka kabisa igitaramo cya The Ben. Igitaramo cya The Ben, ariko mboneraho kubifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wa 2025 uzababere umwaka wo kugera ku iterambere, inzozi zanyu zizagerweho, Imana izabahe ubuzima buzira umuze. Ubuzima nicyo gishoro cya mbere tuba dufite hano kuri iyi si, so niyo mpamvu rero mbifurije ubuzima bwiza muri uyu mwaka kabisa, ibindi Imana iragigenda ibibongeza. Yes, ubu noneho abantu baraza kuvuga iki ku gitaramo cya The Ben? The Ben yatweretse ko ari The Ben. The Ben yatweretse ko ari Tiger B. The Ben yatweretse ko ari Kisamagwe. Ngewe nari negereje kureba ese nuwuhe muteguro uri mu gitaramo cya The Ben. Igitaramo cya The Ben nari niteze kureba audience. Okay, ibyo kuba arena yari bugombe kuzura byo nari namaze kukonfaminga, kuko abanyarwanda basigaye bakunda show, basigaye bakunda ibitaramo. Abanyarwanda bari gushyigikira umuhanzi mu muziki nyarwanda, barimo barawushyigikiye. Abanyarwanda n'abanyarwanda turabibona no muri sport, imikinira abanyarwanda barita ubwitabire bw'abanyarwanda mu myidagaduro buri hejuru. Kuba arena yaruzuye byo sindi bubigarukaho cyane, kuko byo n'ubundi narabye expectingaga. Ahubwo nari negereje kureba audience iraza kubimeze gute. Ese The Ben, ese abahanzi The Ben bari buze gufatanya nawe muri gitaramo, audience baraza kwimanaginga gute? Nicyo kintu nari negereje. So reka rero uyu munsi tugende tureba tumwe mu dushya, turebe n'utuntu donc abantu uko mu gitaramo bari bitwaye, abahanzi bagize kuri stage ni bande, byagenze bite, audience yabyitwayemo gute kuri buri muhanzi. Ngira ngo ntimuze gukuraho kabisa. Niba wageze kuri ya Biso TV show wahageze, reka ibindi mbahereza ubwino. Narababwiye rero ko amakuru yose ari hano kabisa. Igitaramo cya The Ben umuteguro wari sawa. Iyo tuvuze umuteguro tuba tureba organisation uburyo donc abahanzi uko bajyaga kuri stage, imyicarire, tuvuge aba VIP, abantu baguze amatike yo muri VIP uko bari bicaye bitaweho, bahawe respect. Bitandukanye na cyagihe umuntu agura tike agiye mu gitaramo ntamenye ngo ese uriya ni umu VIP uriya si umu VIP. Haraho usanga aba VIP n'abantu bo muri regular bivanze bro. Ariko iki ni igitaramo, umuntu waguze tike wo muri VIP yabaye mu VIP kuva igitaramo gitangiye kugeza igitaramo gishoje, nta kuvogerwa kwajemo. Ibyo tubyemerana. Kude chapeau kuri The Ben wateguye igitaramo. Yes, hagarukaho ikindi kintu cya sponsorship. Iyo tuvuze sponsorship, abafatanya bikorwa mwakira gitaramo man, ariko reka tuvuge ikintu kimwe
kiriya gitaramo cyari kirimo amafaranga, kiriya gitaramo cyari kirimo amafaranga ku rwego hari aboro twe twicayemo hejuru, ngewe nararebye nareba BK Arena, nareba uko abantu buzuyemo, nareba umuteguro urimo, nabanye nta mwana wa ngofero wakora iki kintu. Ayo mafaranga ariho man, nurajya wowe ubona wabuze ibyo kurya ntukawugira ngo n'abantu bose babibuze. Amafaranga ariho, ureba abantu bari bicaye muri BK Arena, abantu mutageze muri BK Arena murebe ibitaramo barabyaplodinze. Nureba abantu nkabaye musibageraga bakabwira aba audience, bakabwira abafana, bavuga ngo mushireho lights, mucana amatelefone yanyu, niho urajya uhita ubonera ko BK Arena yari yuzuye. None ureba uriya muntu niyo wabara ko buri wese yinjiyemo yishyuye gitambo, kandi harimo abari bishyuye arenze, ubarariye amafaranga, ubare sponsorship, ubare score, ubare company zose zajemo hari zigahereza The Ben amafaranga. Man, The Ben ubaye successful, umwaka ukonfirmye neza, arangije 2024 akonfirmye neza ko ari umuhanzi munini dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo tubishireho akadomo. Ibi bintu narababwiye ngo The Ben igitaramo agiye gukora, twitege The Ben, ngira ngo mwarabibonye. Kandi baravuga ngo hari n'ibindi, hari n'abandi batitabiriye, hari abahanzi bandi batitabiriye mu gitaramo, kandi n'abamaze kubabwira. None mwibaze ko byagenze kuriya, we abyita imirabyo, avuga ngo inkuba niziraza. Reka dutangire uko igitaramo cyagenze, tubanyuremo muri make, tujye twagaruka tugenda tuvuga ku byabaye ku gitaramo. Ariko mbibutsa ko ni cya gitaramo nari nababwiye ko The Ben yahamagaye cyangwa se yatumiye Bruce Melodie mu gitaramo cyiwe. The Ben yarabyivugiye yabahamagaye nka team, kandi Bruce Melodie twaramubonye mu gitaramo. Ntabwo ibyo mbabwira mbababeshya, ndababeshera iki kandi amakuru nyafite guys. Reka dutangire rero. Twatangiye mu gitaramo rero, MC wacu MC Lucky Nzeyimana na MC Anita Pendo n'aba MC b'ibihe byose hano mu Rwanda turabizi, kandi ntabwo wakizerwa mwakira gitaramo kinini kuriya utari umuhanga bro. Ibi bintu tujye tubyemera, hari ibintu hatazamo iby'amarangamutima yandi, nta marangamutima arazamo, hariya hakora ushoboye. Ntabwo wambwira ngo Lucky bamubwiye atabashije, arababashije. Lucky Nzeyimana coup de chapeau, Anita Pendo coup de chapeau ku gitaramo, mwakiyoboye neza. Reka turebe noneho byagenze gute. Twahereye ku bakobwa babiri b'imanga bafite impano yo kuririmba. Bakobwa nibo batangiye badususurutsa. Ntabwo ndi buze gutinda cyane, ndashaka kwihuta kugira ngo tuze kureba neza byimbitse ku tundi tuntu twagiye tuba mu gitaramo tudasanzwe, udushya. Yes, abakobwa batangiye barasusurutsa, baraducurangira, turabibona audience, babantu bataratangira gushyuha, imiziki barayivanga, tubona abakobwa baraducurangira, baracuririmbira, turabikunda. Ibyo rero byerekanye ishusho, ni ishusho igaragaza ko The Ben nk'umuhanzi munini arimo gushaka kugira abantu azamura. Hari impano zihari, ariko abo bantu bakaba abanyarwanda ntabwo turabamenya ku rwego rwo hejuru. So The Ben rero yibanze ku bahanzi bakiri bato, avuga nti nibura ngerageze nabo mbamurikira abanyarwanda, nzamura impano zabo, nzamura urwego rwabo. Coup de chapeau kuri The Ben. The Ben nyuma yaho twabonye umuhanzi witwa Flemo. N'umuhanzi nawe yarabyivugira ati ngo nakoze indirimbo igoinga viral kuri TikTok. N'umuhanzi wabonaga ko nawe nta confidence nyinshi yari afite mu by'ukuri. Ariko The Ben, man, The Ben afite umutima mwiza, tubyemere pe. Kuko sinibaza kuri ya muhanzi hari ikindi, nta marangamutima yandi uretse amarangamutima y'urukundo no kuvanira ka supporting this man. This guy can support him. Nta kindi. Mutipe araza aratubwira, yes, mfite indirimbo yagoinze viral kuri TikTok, ariko ngiye kwibacurangira n'indi gutyo. Guys, Flemo araducurangira, turabikunda, ufite gitari nziza, ariko ku muhanzi wa gatatu tubona umuhanzi yampano. Yampano, umuhanzi wishimiye stage yo muri BK Arena.
ni ya mpano wari waragiye muri interview kwa Murinda Habirene uwo twita Kasha Makokero aravuga ngo ngo The Ben ngo yampaye stage buriya The Ben yampaye stage nukuvuga ngo ya mpano ye yasabye stage ati buriya The Ben yampaye stage nkare kamwereka icyo mukorera hariya muri BK Arena. The Ben ubutumwa yarabubonye aravuga ni ya mpano ngwino ya mpano yageze stage akora zimwe mu ndirimbo ziwe ndi kwikubita ndi kugira gute abanyarwanda bari muri BK Arena umuntu wese wari uhari twemere ko ya mpano akunzwe ya mpano baramukunda ya mpano yagowe inzevayo ngira ngo nawe byamuhaye ishusho yo kumenya ngo ese abanyarwanda bamfata gute. Ya mpano ni wa mutipe indirimbo ziwe abanyarwanda babasha kuziririmba zose nawe atikoreyemo. Ya mpano kudeshapo ya mpano rero wamaze kugera nyuma cyo twita backstage ahageze baramubaza byumva gute ati buya ndumva nabuze icyo mvuga ati pafu Daddy The Ben ati mana yanje ati nubwa mbere ngeze hano muri BK Arena. Ya mpano byishimo byaramurenze cyane ati nubwa mbere ngeze hano muri BK Arena kuva inyubako yakubakwa tinari narabonye ko iyi nyubako nari naravuze nti manu uzamfasha inyubako nzayigere mu mfitemo performance ati byabaye The Ben anyujureje inzozi. God bless him kabisa amusabira umugisha ravana ndishimye ku rwego mudashobora no kumva kandi koko ira ni platform nziza. Nyuma The Ben twaramubonye backstage ariko gani this is the beginning ati niyo ntangiriro ati ngira ngo wabonye abantu ako man nje muna n'ukuntu cya The Ben kiba kivuga uziko umutipe ini yari kuvuga umuntu abayumva biryoshye man this is the beginning ati this is the beginning look at the beginning. So ya mpano rero ngira ngo nawe yamaze kubona urwego rwe ni urwego ruri hejuru ni urwego abanyarwanda bishimiye kandi bakunda imiziki ye. Ya mpano avaho tubona umuhanzi Shemi ati ngewe icyo nshaka ni peace of mind arazayirimba abanyarwanda barayizi ariko ni Shemi nge ntakunze kuri stage ni Shemi somehow is shy nyina ameze nk'umuntu ufite isoni ntabwo ari sharp ntabwo ashaka gukubita ngo audience ayizamura. So ubona ko ni stage nini yagezeho iramugora kwimanaginga mu byukuri. Ni Shemi azi kuririmba ariko audience yaramunaniye. Donc stage we nabishushe nabiryoshe ariko ni Shemi tutari kubura kuri stage. Ni Shemi kuva na kera bivugwa ko ari umufamiliye wa The Ben bivuze ngo yaje mwe n'ubundi wari kwibere nta n'izindi mpamvu zindi. Yes twita tubona abapeti bo muri Sherry Silver Foundation bari abana rero guys ibi ni ibintu namaze gukunda cyane. Niba ababyeyi abanyarwanda tumaze kumenya ko umwana kuba yaba afite impano akayizaza umusaruro ntacyo bitwaye. Kera twari dufite ko umuntu yagiye mu bintu by'ubuhanzi yagiye mu by'imikino ngo ni ikirara arapfuye ararindagiye birarangiye ariko abanyarwanda bamaze gusobanukirwa umuntu impano yiwe ashobora kuyikoresha. Dusigaye tubibona abantu urakora urwenya ugasetsa abantu mbere umuntu wakoraga urwenya twamufataga ko yamaze gusara ari ikigoryi mureba mu nzira ukabona ko uwo muntu ntabwo ari seriye ariko twamaze kubona ko ahubwo abo bantu nibo bari seriye kuruta n'abandi. So bivuze ngo rero ababyeyi bamaze gusobanukirwa bafata abana rero muri iriya Sherry Silver Foundation ni company cyangwa organization yo kuzamura impano z'abana. Ibintu byiza cyane twarababonye baje barasusurutsa stage baraza baririmba indirimbo zo muri 155 AM baririmba barabyina ubona ko bashoboye na stage. Urambira ko umwana ungana kuriya mu myaka 10-12 mu myaka 8 umwana ushobora gukontrola stage kuri urambira kazajya imyaka 20 bimeze bite. Kudeshapo kuri Sherry Silver Foundation kabisa twabonye ibintu ari ibintu byiza cyane ngewe ni ibintu namaze gukunda mu byukuri. Yes tusimbuke cyane
kuba witwa DJ Brian wahise uhabwa urubuga kabisa. DJ Brian twakuze kumenyera mu biganiro mu ma interview atandukanye ari kwivugira ibigambo byose ashaka. Twamumenyere ko umuntu utajya nta kintu na kimwe atinya kuvuga, nta kintu kimwe atinya kuvuga. So ariko ni DJ Brian wamaze kugoinga viral, tubyemere, arakunzwe, yaje yambaye neza stage, abanyarwanda bamukomera amashyi, baravana DJ Brian wacu bagahoraho, umwaka mushya muhire kabisa. DJ Brian nawe arizunguza kabisa, arizunguza, aragenda yegera na yegera materiel ziwe kabisa, atumixiingira mu mwanya utarabaye umwanya mutoya, aramixinga abantu babanza barabyina, vibes zirazamuka, yazamuye vibes z'abanyarwanda ara muri BK Arena. DJ Brian nyuma yuko asusurukije abanyarwanda mu kuvangavanga imiziki ndetse akaza no kuri stage agafasha Banita Pendo na Balukman mu kuyivibinga, twahise tubona umuhanzi wacu The Ben. Nukuvuga ngo ni DJ Brian wari uje gushyushya stage kugira ngo The Ben atangire yinjire nka nyiri Igitaramo. The Ben Tiger Biki samagwe kabisa. Man, The Ben ni umuhanzi munini, tubyemere, The Ben ni umuhanzi munini. The Ben nawe kuza stage, imyambarire sindi wigaruko cyane, nangira myambarire ntayo nzi, gusa icyo nzi cyo nuko ari myiza, abantu mwambitse The Ben kabisa kude chapeau, kandi ubona ko ari ibintu byari biteguye, buri kintu cyose cyo gifite injyana yacyo, man, narabikunze cyane. Yes, byagenze gute? Ni The Ben winjiye stage, urufaya rw'amashyi, induru nyinshi, Tiger B, abanyarwanda baramwakira, abona kakunzwe. The Ben ahita atangira ku ndirimbo ye Forever yatuye madamu we Pamela muri big screen, tubonamo Pamela kabisa, abantu boza ati Pamela. Twari tugiye kwitega nka cagihe twabonye bari kumamara ngo Pamela, so hariya kabisa, man, The Ben umuhanzi munini. The Ben aririmba Forever, aratuvangavangira, arangije The Ben Pamela ubwo twamubonaga muri big screen, donc byagaragara ko ari indirimbo ye, arangije turirimbira Lose Control yakoranye na Melodie. Abantu bakunda cyane Lose Control, abantu barayivibinga, arangije kuturimbira Lose Control akora indirimbo yitwa Kora, aririmba Kora, aragaruka aririmba indirimbo yitwa Fine Girl, indirimbo yakunzwe cyane kwa Chris Beat, yakore kwa Chris Beat, indirimbo nziza ngewe mu ndirimbo agira nakunze Fine Girl, hamwe arimo umwana w'igikondo, ngira ngo iya ndirimbo asha umunyarwanda wayumvise, nta munyarwanda utarakunze iriya ndirimbo, arayiririmba, turabibona stage, ababyinnyi turababona, tubona ko ari ibintu byiza. Ndagira ngo nsimbuke nyaruke cyane tugere ku biri. Aririmba indirimbo True Love nayo yatuye umugore we Pamela, donc ni indirimbo ya Pamela, bavuga bati urambyariye akana ugize gute, nyabune ari wandi twabonyemo saga yo gushira, bavuga ngo ntiyakabaye ashirinda ku gasozi, nkinda iri mu mubyeyi niyo kuwa wandi bici. Ariko buriya mu buzima bw'abastari, please, n'ubuzima bw'abastari, kugeza ubwo abastari bo ibyabo n'ubundi ibyabo byose akenshi babiri ku gasozi. Bulldog yarabivuze ati byacu byose biri ku gasozi, biri hanze. So rero siwe gusa n'abanzi basmi bari hana twagiye tubona mu maklipe, mu mafoto ku mbuga nkoranyambaga, inda kuba batwite bakabishira hanze ntago bigize. So kuri bo nta kintu biba bibatwaye, nuko twebwe tubireba tukabisanisha n'ubuzima bwacu twiberamo, ariko mu buzima bwa gistari bo ntacyo biba bibatwaye. So rero aririmba True Love, abantu bakunze cyane, arangije aririmba indirimbo ngufite ku mutima. Bushari tumubona stage, man, twemere Bushido, twemere ko abanyarwanda bamwemeye. Bushari urwego rw'iwe ruri hejuru, man. Ariko The Ben ibi bintu tujye twongera tubigarukeho.
man, iyo umuntu yabaye hanze akareba organization zawo, kuko twemera ko leta zunze ubumwe za Amerika baraturenze twebwe hano mu Rwanda ku rwego rw'umuziki, inzego nyinshi baraturenze. Niba abantu, niba The Ben yarabaye hanze, tujye twemera iyo umuntu yabaye hanze buriya yabonye organization, yararebye ati ubundi aba bantu bo organize ibitaramo gute. Buriya aba baragiye bakicara bakiga, barangiza nabo bakavuga bati reka natwe twapurike turebe. Niba umuntu avuga nti ngewe indirimbo yose ndaza kuririmba, uwo twakoranye kora bagomba kuba hari. So ntabwo ariko byagenze 100% kuko ari abamutengushye ntibaza, ariko twarabibonye. Yageze kuri ngufite ku mutima umuhanzi Busha uririmba trap, turamubona. Tubona Bushari kuri stage, Bushari watumye vibe z'abanyarwanda zizamuka ara muri BK Arena. Ariko ni Bushari n'ubundi udakoze stage ara muri BK Arena bwa mbere. BK Arena imaze kuba donc navuga ko amaze kuhagirira amateka menshi, amaze kwandikira amateka menshi, ni stage amenyereye, no audience amenyereye, ntabwo agitinya. Guys, ibi bintu tujye tubyemera, harimo gufashanya, harimo ubufatanye. The Ben nibavuga ngo numva The Ben avuga ngo let's spread love, reka urukundo rwogere, reka urukundo abari rwo ruganza, reka twerekana urukundo. The Ben afite urukundo bro. Hari ukuntu abantu babivuga tukavuga ngo ari kwihisha muri ibyo bintu byo gutera abanyarwanda impuwe, byo kugira gute kugira ngo tubone ko umwana mwiza, ariko ntabwo ari byo gusa. The Ben byavuga arabikora. Ni umuntu ashobora kudakora byose 100%, ariko aha hantu hari ico yerekanye. Ntabwo ari The Ben wari unaniwe kuzana abahanzi banini mwakira gitaramo. Ntabwo abahanzi banini nabo bari bakenera stage yo muri BK Arena. Nta muhanzi wo mu Rwanda utayikenera, ntawe, nta muhanzi wo mu Rwanda yahombera. Ariko niba ataragiye akafata bari abahanzi batoya, kwari ukugira ngo nibuze abarememo icyizere, babwire namwe mwabikora bro. Ngira ngo bo mu gukura kwabo ntabwo bigeze babona amahirwe y'umuntu ushobora kuba stage ngana kuriye, ntabwo bigeze bikunda. Bari muri strago za danje. Ariko kugera ubu niba umuhanzi yampano, niba bari abakobwa b'impanga, niba uri umuhanzi nka Flemo, niba umuhanzi nka Shemi ashobora kubona stage ingana kuriya muri BK Arena irimwe abantu 10,000. Brother, tujye twemera haba habayeho gufashanya. Ni The Ben wese usimbukira ku ndirimbo Best Friend ya Bwiza, ariko bafatikanyije, ariko twe twiteze kubona Bwiza kuri stage. Ni Bwiza nawe uzamura vibes kuri stage, cyangwa se uzi gushyushya audience, ariko Bwiza ntabwo twamubonye kuri stage. Maybe ko harimo technical issue cyangwa se izindi issue zabo ku ruhande, ariko ni indirimbo wabonye ko abanyarwanda nabo baririmbye, ni indirimbo abanyarwanda bazi. Best Friends kude chapeau kabisa. Ntabwo turi buyitindeho. Umuhanzi Bwiza tutabonye kuri stage, tuzamenya neza impamvu Bwiza ataje hano. Ikiganiro nzakibanda kibemereye, nzababwira impamvu Bwiza ataje. Ninsanga ari saga yabayeho, niba harabujemo ibintu byo gushaka kwishyurana bikanga cyangwa iki, nje nzaza mbibabwire, ntabwo nzigera mbabeshya, nzaza mbibabwire rwose. So ariko ntabwo Bwiza twamubonye kuri stage. Hano rero The Ben yese atangira kuririmba kuri za ndirimbo ziwe za kera, zimwe baririmbye kera bakiri gutangira umuziki. Yese aririmba ngo ugenda mu ishyamba utazi ukaca inkono utazi, sinari muzi. Aho rero yese aririmba si beza, ati si beza. Ni indirimbo yafatikanyije na Tom Close. Tom Close ufitanye amateka manini cyane n'umuhanzi The Ben, ku buryo The Ben abigeraho emotions zikatangira kumufata. Twese tubona umuhanzi Tom Close azamuka kuri stage, abantu bose bakubita urufaya rw'amashi, baravuga ni Tom Close kabisa. Baraza baririmba indirimbo sibeza, indirimbo nziza cyane, abantu barongera biyibutsa hakera, barongera bibuka The Ben wa kera, bibuka Tom Close wa kera. Mbibutsa kubura Tom Close, okay, umuziki urimo, ariko ari no mukandi kazi. Indirimbo sibeza bamaze kuririmba, baririmba indirimbo kwicuma. The Ben aririmba indirimbo kwicuma.
ni indirimbo tafugenge twese tuyibona kuri stage bro. Man, The Ben ni umuhanzi munini. Twese tubona tafugenge kuri stage, tubona ba Green, tubona ba Fireman, tubona ba Pifla baririmba stage, tubona ibintu bimera neza cyane. Tumaze kubona kwicuma, duhita tubona indirimbo inkuba. Ati ndi nk'inkuba, ngira ngo abanyarwanda murayizi. Ni indirimbo twabonyeho umuhanzi Kavuyo. Kavuyo ni umurapa wajyanye, ubundi yari Mr. Yabaye Mr. w'u Rwanda. Umuhanzi mwiza, gusa nabonye yarabyibushye numva. Abonye cyarabyibushye. So uyu muhanzi bajyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamarana igihe bakorana indirimbo ndu w'Ikigali, banayiririmbye hano kuri stage. Ni umuhanzi w'umurapa, umuhanzi twakuze cyane waririmbaga Icyongereza. Twebwe nta nubwo twabaga tuzi ko ari n'umunyarwanda. Arukuna abahanzi bari biyaraje ko umuhanzi twaje tubona nko kuri Urban Boys, twabona ko Mbogizo aririmbya nk'Icyongereza gusa, tukaba tugira ngo Mbogizo we ngo si umunyarwanda. Twari tutaramenya ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri ni umuhanzi nawe abanyarwanda beretse ko bamukunda. Kandi ubona ko afitanye amateka manini na The Ben. Bageze kuri stage, Kava akavugana, ariko reka twibuke kaka kantu tukikibuka. Donc nta pressure bafite kuri stage, ariko mujye mundebera. Iyo umuhanzi afite experience aba yifite man, n'umuhanzi agera kuri stage ukabona yabigize ibintu biri aho ngaho, agakora ibintu bye kandi ubona ko abanyarwanda bari kubikunda. Ni Kavuyo kabisa, ngewe namaze kwemera ko urwego rwe abanyarwanda barushima kandi abanyarwanda baracyamwibuka. Bivuze ngo niba Kavuyo yaraje mu gitaramo cya The Ben akava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bro, nyine hari umubano bahanzi baba bafitanye, hari umubano abajama baba bafitanye. Twebwe ubwacu tukagomba kujya tukomeza kuzamura amatiku mu bantu n'ibiki byose. Baririmbye indirimbo ndu w'Ikigali, abantu barongera barabikunda. The Ben agasaba DJ kuramo sigazamo base twumve Kavuyo kabisa. Yes, ni The Ben uyu twemera ko indirimbo ziwe nyinshi man ziba ziri mu rukundo, kandi The Ben ufite urukundo. Nemera ko ngewe The Ben ariwe muhanzi uririmba urukundo akaba narufite, yarabidukonfirminze. Iki gitaramo kiwe rero cyagonze viral ku rwego rwo hejuru. Yahise ko aririmba indirimbo afitanye na Otile Brown, baririmba indirimbo nziza cyane. Indirimbo bakoze ikagoinga viral, iyi ndirimbo yitwa Can't Get Enough. Barayiririnze, barayikoze, imaze igihe twarayibonye. Ni indirimbo abanyarwanda bakunze, ni indirimbo ya donc ntabwo ari indirimbo nakita ngo ni indirimbo nyarwanda, ni indirimbo ya East Africa, ni indirimbo n'undi muntu wari wese yakumva akareba akabona ni nziza. Ni umuhanzi Otile Brown uhagaze neza. Buryo urebye kuri platform y'umuntu ukabona umuntu afite sub zirenga miliyoni. Umuhanzi bahagaze neza bro, bahagaze neza kandi bari abahanzi bafite n'amafaranga. Ntitukaye tureba hano mu Rwanda tubona abahanzi afite hiti ariko nta mafaranga, ariko bari abahanzi wo ushobora no gusanga hiti ari nyeyi ariko ugasanga nibuze afite amafaranga. Ari nacyo kibazo dufite mu muziki nyarwanda, hiti zirusha, donc hiti nizo nini kuruta ubushobozi bw'amafaranga. Financial ability iri hasi cyane ugereranyije na hiti abahanzi bafite, kandi ubundi hiti yakabaye ijyana n'ifaranga. So ni Otile Brown bahise bahereka bamuhereza umwanya aririmba indirimbo Dusuma afitanye n'umuhanzi Melodie. The Ben aririmba muri verses za Melodie tutabonye mu gitaramo, binagoye cyane ko twari kumubona. Ni Melodie ufite akazi kenshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri kugenda utanga ubuhamya. Twari babwiye ko Melodie yabaye prophet, umuhanuzi. So byari binagoye ko ari Melodie waba ukitabira ibitaramo bibonetse ko ibyo byose, cyane cyane nk'ibitaramo byo muri secular music. So nibi ntashaka kwitandukanya nabyo. Ni The Ben nyuma yuko baririmbye Can't Get Enough, Otile Brown akarimba Dusuma. Otile Brown akavuga ko ari indirimbo nshasha bateganya kongera gusura we na The Ben, ati tuyitege vuba ngaha. Ni indirimbo ntekereza ko izabiri ku rundi rwego, kuko kiragiye bakoze Can't Get Enough hari ibyari bibura, now hari byinshi bafite. So bahise
tugera ku muhanzi Kivumbi, the band waririmbye indirimbo My Name, Kivumbi akaza kubita mu verses ziwe. Ni indirimbo iri kuri album ya the band yakoranye na Kivumbi. Ariko sinzi niba abanyarwanda mutari kumva uburyo the band ari gushaka kuzamura impano z'abahanzi nyarwanda. The band we yamaze kubibona abantu nibura twebwe ari aho tugeze, ariko aha tugeze turashaka kubona abandi wabazamukana imbaraga bakaba banaharenga. Icyo ni ikintu cyiza mu by'ukuri, kuko niba kugera ubu the band nibaza ko umuziki akora, yes ni business, ariko nowadays agomba kureba niba ubwo ari na business ariko ngomba gukora rya zina ritazasaza, nk'itafari ku muziki nyarwanda, hakagira icyo nubaka kikazamura ubukungu bw'igihugu cyanjye, kigatanga akazi ku bandi bantu. Niko umuhanzi munini aba agomba gutekereza bro, niko umuhanzi munini aba agomba gutekereza. Yes, Kivumbi twabonye kuri stage, Kivumbi abanyarwanda bakunda imyandikire yiwe yuje ubuhanga. Ni Kivumbi ufite indirimbo nyinshi yagiye aririmba abanyarwanda. Ni hano usanga lyrics z'indirimbo za Kivumbi nta munyarwanda utabuzifite, barazifite mu mutwe. Ni Kivumbi wagonze vibe urwego rwiwe rushimwa n'Uwiteka Imana. Twahise rero tubona hano ibintu bihinduka stage mu ndirimbo Sikosa. Indirimbo Sikosa, the band bapfuye gucuranga Sikosa, tubona Ewa na BK ari n'ibintu birahindutse. Ibintu bihindutse tubona Kevin Kade muri verses ziwe. Man, Kevin Kade ni umusazi twemere. Kevin Kade ni umusazi tubyemere. Ntabwo ndi kuvuga umusazi utora amashashi, ariko Kevin Kade ararenze bro. Muzarebe indirimbo za Kevin Kade zose ni indirimbo urubyiruko rwakunze, ariko tugasangamo kubera ko umuziki dufite ubu ngubu rekanse nubakoreramo gakeya. Kugera ubu abanyarwanda twabonaga umuziki tugatangira izi ndirimbo n'iz'abato, izi n'iz'abakuru, tukabona izaba Rugamba Spirian ari abantu bakuru gusa bari kuziririmba. Ubu ngubu biri totally different. Umuziki nyarwanda nta rubyiruko ufite, nta abantu bakuru ufite, umuziki upfa kuba ari mwiza gusa. Umuntu mukuru arawufana, umuto yawufana. Ibyo bintu turi kubibona. Twagiye tubona Madame Jeannette Kagame avibinga zimwe mu ndirimbo ziri hanze anga nka Simbolera ya Krisizi. Twagiye tubibona. Twagiye tubona Munda abadamu ku nama ku munsi mukuru w'abagore. Twagiye tubona abadamu bakuru babyina Munda, baririmba bana, vibinga. Ubona ko ni ibintu bimeze neza nowadays, tudashobora kuvuga ngo ntago ngo umuziki ngo n'iby'abato. Abanyarwanda bose bari gukunda umuziki, bari gukunda imyidagaduro, bamaze kubona ko ntabwo umuziki ari uw'abantu b'ibirara. Umuziki ni ibintu bidufasha kwishima bro, ntaho bihuriye. Wherever you are, uri pastor urinde, umuziki urawukenera. No imyidagaduro ni ibintu bidufasha kuruhuka. So hano rero twabonye iki muri Sikosa? Twabonye Kevin Kade ushoboye stage pe. Kevin Kade ushoboye stage, ntekereza ko ari Kevin Kade wahereza BK Arena na wakayitigisa. Urwego rwa Kevin Kade namaze kurubona, BK Arena nawe yayitigisa. Yaraje muri Sikosa akubita mutuntu twa pa abantu barasara. Bageze kuri wa muntu wacu ufite igikundiro cy'abakobwa, Elements producer w'ibihe byose kabisa. Abakobwa bose twumva amajwi y'abakobwa ngo twumva ibintu birahindutse. Ni Element uza muri twatu ngo shin ariko mwana noneho yakoze gym turamukizwa n'iki ko nabonye amaboko asigaye afite amaboko, nawe rero nta stage asigaye akora adashyizemo udusenge. Ibi bintu sinzi ukuntu tubaza kubifata. Kandi buri Element nawe ni umwana wo mu bapastor, ni umwana wo mu batambyi walayi. Ariko ibi bintu tugomba kubyumva. Gukora umuziki, kugira impano ntaho bihuriye na behaviors. So nubwo tugenda tuvuga ngo uko umuntu agera muri entertainment akaba umunyamuziki ngo behaviors zitangira kugenda zijya muri negative, ariko ibyo bintu biratandukanye. Kuko birashobora ko umuntu yakora umuziki akaba afite na behaviors ziri good. Nta kintu na kimwe
bitwaye. None se ubundi abantu bitwara nabi ni ababa mu muziki gusa? Kwitwara nabi ni ubuzima buri normal. Ubaye uri mu muziki cyangwa utawurimo wakitwara nabi. Ntabwo rero kwitwara nabi bivuze ngo kuko agiye mu muziki yitwaye, agiye kwitwara nabi, agiye kugira imyitwarire mibi, agiye kunywa itabi, agiye kunywa inzoga, agiye kubuci. Reka ibyo byose n'abandi babikora, ntabwo ari uko baba mu muziki. Ntabwo uri umuziki ari we udushora mu bibi. So rero bivuze ngo iki kuri indirimbo Sikosa yawe? Ni indirimbo twamaze kubona ko irimo abahanzi banini, irimo producer element munini wakunzwe n'abanyarwanda bishimiye. Abakobwa bavuga ko abakobwa bamukunda cyane ngo kubera ari amaso yiwe, ukuntu amaso yiwe ameze nk'umuntu uri kwica akajisho. So abakobwa rero bashaka kwikundira physical appearance y'umuntu, nkuko twagiye tubibona ko na The Ben bamukundira ububogari bwiwe. So ni Kevin Kade, abakobwa, abasore cyangwa se abahungu, man, twese tumukunda ku rwego rwo hejuru. Kevin Kade njyewe nkunze kumuganiraho n'abantu, ariko Kevin Kade urwego rwe ngenda rwemera bro. Nta muziki, iyo ndebye imiziki yagiye akora, ureba indirimbo ngo umwana, indirimbo zose za Kevin Kade mu myaka, ufashe mu myaka 5 ishoreranye, nidushaye dufati 4, ni indirimbo zose zagiye zibona hit, ni nama mega hit pe. Ni Kevin Kade koraba garagayemo bimeze neza. Twagiye tubona Kevin Kade muri korabo ziwe nande na Chris, bimeze neza, bimeze neza. Kevin Kade rero urwego rwawe nararwemeye. Aho rero bahise bahereza urubuga Elements, aririmba kuri Mirera ati simzi something. Karaga mungu Element mubamubona ukuntu kimereye. Biriya rero nibyo abanyarwanda bamukundira. Ntabwo abanyarwanda bakunda Elements ngo nuko azi kuririmba, nyine uko ameze, uko ateye, ibyo bituma byonyine abanyarwanda bamukunda. Element yamaze kuririmba ku ndirimbo ze, arangije tubona Kevin Kade agaruka kuri stage kuturirimbira mu nda. Man, Kevin Kade nabonye azi no kubyina bro. Azi nyine stage, azi icyo stage bayimaze. Reka turenge ibya Kevin Kade. Hano twabonye nyuma y'indirimbo baririmba mu nda, twabonye indirimbo The Ben azaririmba indirimbo Ndaje, indirimbo yavuzeho n'amagambo akomeye. Yaririmbye indirimbo ati ndaje mwami, ndaje ngenze uko ushaka, ni indirimbo ya gospel, ariko iririmbye mu buryo bwa gihanga, ukuntu bujya kumera nka secular music. Ni indirimbo yavuze ko yayifashijwemo, donc mu myandikire yayo yafashijwe n'uwitwa Al Pacino Zizu, amufasha kuyandika, barekompoza, barayisohora, ijya hanze. Indirimbo irakundwa, abanyarwanda turayikunda, turayiririmba. Indirimbo nyuma kuyikora yanahise abonera umwanya wo gushima Imana ko iyi ndirimbo bamaze kuyikora batashye, bari mu modoka imwe na Zizu, niwe wabyivugiye, ni The Ben wabyivugiye. Barimo batashye agiye kumudepoza i Nyamirambo, Ben we ni Gikondo. Arangije The Ben bageze CGM ku muhanda ukomeza i Nyamirambo, bageze CGM imodoka bataza iturutira bakubita. So yashimye Imana ko icyo gihe bari bavuye kuri coding yo ndirimbo. Yavuze ni cyo gihe rero kuba tutaragize icyo tubaye, ni na mashini akomeye cyane, now I'm alive, ndashima Imana. So yavuze ko ari umuvandimwe Al Pacino, umuntu bafitanye amateka, ari nawe wabakoreye indirimbo tugiye kuvugaho mu kanya yitwa Thank You. Yes, hano indirimbo abanyarwanda bose bamaze kuririmba cyane, bakayivugaho byinshi. Nyuma aririmba indirimbo Nta Cyadutanya. Nta Cyadutanya, indirimbo yakoranye na Priscilla, ubu usigaye witwa Sila, tutabonye mu gitaramo, ariko yari supposed kubagize gute yaje mu gitaramo. Ni Sila nawe wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamaze kuzamura nawe urwego rwe, babaye abanyamafaranga. Ubu biragoye nyine kujya umubona mu bintu byawe bro. Hari abantu bitangiye kugorana kugira ngo tujye tubabona mu bikorwa by'abandi bantu runaka. Kubera iki? Kimwe cyo nabahanzi bashobora kuba bari busy nabo mu kandi kazi. Hano The Ben yanavuze ko ntawaveba. Ibyo turabigarukaho mu kanya. Hano nyuma yo kuririmba indirimbo Nta Cyadutanya ya Sila, yaririmbye indirimbo Naremeye, twabonye baza kuvibinga n'imbyino za gakondo,
barayikora bigenda neza, abantu barayikunda. Hano duhita tubona umutipe ewan uyu Prophet Joshua. Nshaka kuzajya guhiga Prophet Joshua, ubundi wavuye waje mu biki. Nshaka kuzamenya Prophet Joshua koko ni prophet, ni umuhanuzi, ariko tubona kuri gukora ibitangaza cyane. Entertainment yo mu Rwanda, Prophet Joshua twese twamaze kumumenya. Ni Prophet Joshua azamukanye igikapu cy'amafaranga, sakoshi yuzuye amafaranga kabisa kuri stage, akavuga ati Ben, I'm coming to bless you bro, ndaje ngo njyewe nkumene amafaranga. Batega boro kuri stage, twese twarabibonye. Batega boro amenaho, kubita mwajya mu bafana. Ndavuga na amafaranga agiri yaba kabisa. Nurajya ubona waburaye cyangwa wabwiriwe nta kintu wariye, man, ntukajye ugira ngo nuko abandi badafite ifaranga, abandi bararifite. Twikomereze. Prophet Joshua kabisa, werekanye urwego rwawe, werekanye kuri umunyamafaranga, ibyo twarabibonye. Ni The Ben wahise uririmba indirimbo ati ko nahindutse. Iyo ko nahindutse twarabibonye, twagiye tubona na vibe nyinshi, narimo arayivibinga Bulldog, ari kurima ngo ko nahindutse, gusa ni ibintu byari bisekeje cyane. Yes, indirimbo nyuma yo kuririmba ko nahindutse aririmba inshuti nyanshuti. Iyi ndirimbo nayo yakoze kera, ariko ayikora ameze nk'uri ari indirimbo y'Imana, arimo avuga nti Mana uri inshuti nyanshuti, numeze nk'abantu, ibintu nk'ibyo. Ni indirimbo yatangiye kuririmba, ayiririmba donc ayiririmba live. Nivuga live, ayiririmba nta instrument zindi bimwe byo kuvanga, ari kuririmba playback no. Nyuma aho muri iyo ndirimbo nibwo abafana batangiye kumubwira ati The Ben rira. Abafana batangiye bavana se mutipe kagiye gusoza igitaramo atarize turabigenza gute. Abanyarwanda batangira kuvuga ngo The Ben rira. The Ben nawe atangira kugira amaranga mutima, yahise aririmba indirimbo amahirwe ya nyuma. Ati mpa amahirwe ya nyuma ngukoreho bwa nyuma. Ni indirimbo nayo ya kera, ni indirimbo za kera, ariko abantu akumva abanyarwanda baracyazibuka mana. Abanyarwanda baracyazibuka, barariziririmba. Tubona hano ni igitaramo cyatangiye arena yuzuye, isoza yuzuye, abahanzi basezera stage, BK arena abafana banga gusohoka. Wabonaga ko ari vibe ziri hejuru, ku rwego rwo hejuru pe. Twemere neza ko uyu mwaka The Ben atangije abantu umwaka neza, aho batangije neza vraiment. Yes, yaririmbye indirimbo amahirwe ya nyuma, abanyarwanda baririmba. Aririmba indirimbo I'm Love, indirimbo yakoze bwa mbere akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abanyarwanda nabo barayikunda. Ni The Ben ukunda kwiririmbira urukundo kandi aranarufite. Ni The Ben bigoye ko amubona mu ndirimbo zindi, nukuvuga ngo inspiration yiwe iri ku rukundo, iri ku rukundo. Nowadays nubundi turabibona. Yes, ni The Ben wahise uririmba indirimbo Thank You. Tom Close twongera kumubona stage, indirimbo barayiririmba. Hano niho twabonye umuhanzi Bruce Melodie ari kuvibing indirimbo. The Ben yari stage, Bruce Melodie hano yari na Coach Gael n'undi witwa Smart nabo bose mbona baririmba indirimbo ngo Thank You, barabyina cyane. Ibyo twarabibonye muri za kugenda mubona amashusho agenda sirikira ku mbuga nkoranyambaga. Ni The Ben twabonye ko rwose yashyigikiwe n'umuhanzi mugenzi we Bruce Melodie, ndetse team yose na Coach Gael. Kubona Coach Gael na Bruce Melodie na Smart hariya, man, biba bitangaje. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubona umuhanzi munini nka Bruce Melodie aze mu gitaramo cyawe. So ariko ibintu twarabibonye. Ahantu rero ni naho impaka zigomba gucikira, ibintu byo guhanganisha aba bahanzi mu byihorere, kuko mwebwe turabivuga nk'abantu turi gucreatinga dushaka views, ariko ntabwo ibi bintu inzangano tubabonamo ntabwo bazifite. Ubushize nakoze ikiganiro ndababwira ngo The Ben yahamagaye, ni nako title ivuga ku kiganiro muribona kuri Yabiso TV show. Navuga ngo The Ben yahamagaye Bruce Melodie yahamagaye mu gitaramo cya The Ben. Abantu bamwe turi kubesha, ntabwo byashoboka, ntibakorana, ntibagira gute. The Ben yarabyivugiye ko invitation yayibahaye. Baramwaje se The Ben urabona uteye umuhanzi Bruce Melodie yaje mu gitaramo cyawe, urabyumva gute? The Ben yabaye yarahari. Barabwira nti yaje hageze saa 4 z'ijoro. Ati wo, ati I'm happy for it.
So I wasn't sure, ntabwo nari ndi sure, sinarize ko bose bari buze, atari ko bose nabahaye invitation. So ni ibintu byamushimishije, aravuga ngo iki ni cyo gihe, The Ben yavuze ngo iki ni cyo gihe ko abahanzi nyarwanda dushyigikirana. Umuhanzi The Ben ni umuhanzi munini, umuhanzi Bruce Melodie ni umuhanzi munini, ni cyo gihe ngo dushyigikirane, dufatanyije umuziki wagera kure. Kandi koko nibyo. None se twebwe abantu turi kwirwa mu matiko ngo Bruce Melodie ngo wawe ngiki, turi mu biki? Nabonaga abafana barimo batanya ngo The Ben ngo arira, abafana nabona hari abafana ubona ko ari abagome pe, ngo The Ben ngo arira, ngo Bruce Melodie ngo yaje, ngo urabivuga nonse umuntu ari guperforminga, abafana ngo Bruce abafana natwe dushiremo akantu ka discipline please, dushiremo discipline, dufane ariko ntiturengere. Fanatism ishobora kugukoresha ikintu kibi. Twe tumenye ko abantu dufana ntacyo bapfa, bari gukora akazi kamwe ariko nta zindi bifu zihari. So rero indirimbo Thank You twarabibonye, Tom Close yaraje baririmba, abanyarwanda bose barishima, bashimira Imana, bashimira ko ari cyakoze ku buzima bwabo. Arangije umuhanzi The Ben ashimira abanyarwanda kubwitabire, aravandi ntabwo narinzi ko ibi bintu bishobora kuba. So gusa ni The Ben wavuze ngo kuvuga ko ntarinzi, nta expectingaga things like this, ntabwo ari ukuvuga ko ntiyizeye, ahubwo ngiye mbona bibaye bishya, kuko n'ubwa mbere yabibaye. Okay, byaba nejo ni ukuvuga ngo uyu Tom Close banafitanya amateka. Man, The Ben niwe wabivuze, aravuga ngo Tom Close is my brother. Ati ndibuka ibyo yabivuze nyuma igitaramo kirangiye, yaravuze ndibuka Tom Close ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo umubyeyi wanjye mama yagize ikibazo cy'uburwayi bugoye cyane. Tom Close nkamuhamagara nka brother saa 7 z'ijoro, nkamuhamagara nijoro akabyuka, avuga nti brother go and help my mom. Tom Close akabyuka agafata imodoka akagenda akajya kureba mama wanjye Masaka akamufasha. So Tom Close n'umuvandimwe wanje. Tom Close na Alex Muyoboke manager wa The Ben nawe kude chapeau kabisa, bigaragara ko aba yashize akaboko gakomeye mwakira gitaramo. Yaravuze ni uyu Tom Close na Alex Muyoboke nibo bantu bambwiye ngo please The Ben you can sing, The Ben ushobora gukora umuziki, ni ngewe The Ben utari wiyizi icyo gihe, kuko yaravuze ni nakinaga football. Reka ibyo tubigarukaho mu kanya, mbanze mvuge ukuntu abafana basabye The Ben binkorera. Indirimbo binkorera yakoranye na Shiba Karungi, umuhanzikazi wo muri Uganda. Abanyarwanda bari bazi ko Shiba araza kuba hari. So Shiba nawe bitagenze neza, ntiyaboneka mwakira gitaramo, ariko ni binkorera bashyizemo. The Ben amaze no gusezera pe. The Ben yamaze gusezera, abafana baza ati reka nta dushaka gutaha, turashaka binkorera. Okay, binkorera bayishyizemo vasi nkeya, aratuza, ararekera, ashimira abanyarwanda, arataha. Abafana baguma muri arena man. Abafana bimwe tusanzwe tubona ibitaramo byinshi biba, ibitaramo bikajya kurangira abafana batashye, intebe ubona zambaye ubusa. Ariko ni igitaramo abahanzi barinzemo bataha, abafana bakirimo. Bivuze ngo abafana uburyohe bwabanye bwinshi, bumva byakomeza. Mani turashaka ibitaramo nk'ibi ngibi, mu Rwanda kabisa. Turashaka abahanzi murebe, mwigire kuri bagenzi banyu, abahanzi mwegerane murebe muti ese igitaramo kiraza kugenda neza habaye iki. Mani iki gitaramo rero twemere ko ari igitaramo cy'umuhanzi munini mu Rwanda, igitaramo cyagenze neza, cyabaye successful. So rero iyo tugiye tugarukamo kuri zimwe mu ngingo zabyo, ni igitaramo twabonye ko amatike yaragurishijwe ku rwego rwiza, ubwitabire bwari sawa, sponsorship, abaterankunga ni benshi kandi bashyizemo amafaranga. Tubona ko ni igitaramo kitahombeye The Ben, n'abahanzi bamufashije niyo wareba ko yagiye abishyura, n'abahanzi badahenze.
n'abahanzi batari bumuhende cyane ko niba abahanzi nabo bari bakeneye stage bashaka no kuyiziraho n'ubusa bakavana twebwe ahubwo dufashe twebwe tugere kuri stage gusa ibindi ntabwo bikorera. So ariko harimo ubufasha mu by'ukuri nubwo kugera ubu iyo uri umuhanzi munini iyo uri gufasha umuntu so ntihaburamo inyungu zigaruka uri gufasha. Rega abantu ari ikintu tugomba kumva ari ukuri tugomba kumva kugera ubu niba umuhanzi munini ari gufasha umuhanzi mutoya byanga byakunda inyungu ziraza ziraza ku muhanzi muto zibe nyinshi zimuzamure ku rundi rwego ariko n'umuhanzi munini zimugiraho inyungu. Aha rero biraza kugenda gute? Hano iyo turebye tuvuge kwa Bruce Melodie, ubundi Bruce Melodie kuza mu gitaramo cya Meddy, Bruce Melodie bumariye iki? Abantu muri kwibaza ni ese ninde wabyungukiyemo? Hano ni win-win, buri wese yabyungukiyemo. Nukuvuga ngo Bruce Melodie gupostinga cyangwa kubitangaza makuru kugira kakanya ririmo riramuvugaho ni inyungu, nibyo Bruce Melodie ashaka. Kuba bari kuvuga ngo Bruce Melodie yagaragaye mu gitaramo kwa The Ben ari kubyina indirimbo thank you, yes Bruce Melodie ibyo bintu yarabikeneye, akeneye kuvugwa. Niba igitaramo ari cya The Ben Bruce Melodie akaba ari kugarukamo, urumva Bruce Melodie ari guhomba iki? Ahubwo byari kuba ari igitangaza kuba Bruce Melodie ataje mu gitaramo, ntiyari kuvugwa, hari kuvugwa The Ben hakavugwa n'abahanzi bajemo. None abahanzi baje mu gitaramo ntabwo bari kubavuga, bari kuvuga ko Bruce Melodie nawe yitabira igitaramo. Murumva inyungu itarimo kuri Melodie ni iyihe? Inyungu irimo kwa The Ben kubona umuhanzi munini nawe yaje, nabyo ni sawa. Baravuga ni Bruce Melodie yitabira igitaramo kwa The Ben, nukuvuga ngo uvuga Bruce Melodie izina The Ben iragaruka, uvuga Meddy Prito uvuga The Ben izina Bruce Melodie riragira gute? Riragaruka. Icyo tugomba kucyumva rero. Ibyo nibyo dukeneye ko abahanzi nyarwanda mumenyera naho. Ibintu byo kuvuga ngo mwe murahangana ubwanyu, ni mujya guhangana mugashyiramo bifu zabasona abantu ko nabasobanyu, biraza kuba ikibazo. Mushiraga baro hasi. Niba umuhanzi akoze igitaramo mugende mu supporting. Imbuga mukoresha social media zanyu ziposting igitaramo. Ubundi twari dukeneye kubona Bruce Melodie aposting igitaramo cya The Ben ari ku vibing indirimbo za The Ben before. Ariko nabwo ntacyo bitwaye kuba twamubonye vibing indirimbo thank you, tukamubona ameze nk'umufana nk'abandi barimo barabyina we na Smart na Coach Gael, ikintu cyiza cyane. Abanyarwanda rero dukureho ka kantu ko kuvuga ngo abahanzi barashwanye, abahanzi nta donc ni beef gusa. Ese sha muribaza mute ya ndirimbo nababwiye The Ben na Melodie bashaka gukorana, murabyibaza mute niba yikorana? Noneho muzongera kuvuga ngo ya Biso ngo ibyo mvuga ndahimba. Nababwiye ko abatumiye ngo ndi guhimba, mwamubonye mu gitaramo nahimbye iki? Ikitabayeho nababwiye kigoranye ni ukubona performance ya Melodie. Ariko gace intambwe bateye kuza mu gitaramo iratwereka ko n'ibindi bizashoboka bro. So dukeneye kubona umuziki nyarwanda abantu bafatikanya. So The Ben rero tumushime cyane kabisa. Imitegurire y'igitaramo, imitegurire yari imeze neza cyane, twarabibonye. Ubona ko yicaye akiga, imyambarire twari sawa, yatanze akazi ababyinnyi byari sawa. Ibi bintu twemere ko abanyarwanda bashoboye. Abanyarwanda turi gukunda umuziki wacu. Mbere nzi ko umuntu yabaga afite n'agatelefone ugasanga kuri memory card afiteho folder yitwa ngo American Songs cyangwa indirimbo za Amerika zo muri Amerika ngo z'inyamerika, cyangwa ugasanga handitseho ngo inyamerika inyarwanda. Ugasanga ibitaramo byose tugiyemo bari kwicuranya indirimbo z'inyamerika kugira ngo turyoherwe. Arizo ndirimbo twabaga tuzi, niyo tutabaga twumva ibyo bari kuvuga ariko injyana zazo twabaga tuzizi. Nowadays byaratandukanye. Ubu turakunda indirimbo ziwacu mu Rwanda, bari kuduha umuziki mwiza. Turabona indirimbo none ni hit after hit. Umuhanzi umwe akora indirimbo undi agakora indi, umwe agakora indirimbo undi agakora indi. So rero ibi nibyo dukeneye kubona hano mu Rwanda. Dukeneye kubona imiziki yacu, indirimbo ikubita icyumweru kimwe indi kazi kayikuramo. Biba ari sawa, biba byerekana ko abanyarwanda barimo barakora. So rero kuri The Ben
ngewe namushimira mugani wa Sky 2 namwimura yakimuka pe, yakimuka, yafashije abahanzi bakiri bato, yatanze platform ku bahanzi bakiri bato nk'abangahe. Buriya ya mpano hari urwego yamaze kubaka, Shemi hari urwego yamaze kubaka, ibintu byiza cyane. Kongo mane yambaye yakabuta. Yes, ni ibintu byiza cyane, ubona ko umuziki wateye imbere. The Ben ageze hanze, abanyamakuru bamubajije igitaramo cyawe kibonye gute iki, ati namwe muri kumbaza ibyo mwabonye. Nibyo koko, hari icyo tutakawe tumubaza, ahubwo twamubaza ngo wowe uri kwiyumva ute kuruta apana cyacu cyo kuvuga ngo uri kwiyumva ute ngumaze kubona ngo ndumva nari oya. Nukuvuga ngo ahangaha ni The Ben wagaragaje ko byavuze namwe mwabibonye, namwe mwabibonye uko byari bimeze. So kandi koko twarabibonye. Ubu nge ntabwo The Ben yambwira ngo ngiye interview ngo mubaze ngo wabibonye ute, nanjye narabibonye, nari imana. Ahubwo tubaze ibindi, tumubaze ese ko kubu ngubu nicyo gihe ngo ibi bintu bijye biba byongere byisubiremo, cyangwa tugiye kubona mu nyaruka mujya mu bindi. Ariko ni The Ben wagarutse avuga ngo sinzi niba ibi bintu bitagiye kuba seriye, tukabona The Ben nawe are ku muziki. Ibi bintu ndi gutangira kubivugaho shingiye ku magambo ya The Ben. Undi The Ben yaravuze ngo undi mwaka ngo ndi kumva ngo ari ikintu Imana ishobora kubigiye kunkoresha. Ngo undi mwaka dushobora kuzasora album, ariko ari album y'amashimwe y'Imana. Ngo ndumva ari icyo Imana ishaka kunkoresha. So rero tubitega amaso, dushobora kubona The Ben agiye kujya nawe muri gospel, wenda akabifatanya simbizi, ariko nshingiye ku byo yavuze twitega ikindi kintu muri The Ben. The Ben wageze hanze bakamubaza Alex Muyoboke ni muntu ki kuri wowe, aramusobanura avane Alex Muyoboke uretse no kuba ari manager, ati nawe ubwe arwanya abantu bamubwira ngo manager wa The Ben. Ubundi Alex Muyoboke ni papa wanjye, ni papa wanjye muri ibintu, donc yambere umubyeyi. Ni wambwiye ngo waririmba, nikiniraga football, nakoraga ibindi bintu, numvaga nzagira impano mu bindi bintu, ariko nibo bambwiye ni waririmba are fatikanyije na Tom Cruise. So ntabwo akunda abantu bamubwira ngo manage. Now yavuze ko Alex Muyoboke nyuma y'igitaramo niwe basuje The Ben arabwira The Ben ati Ben ati aho bigeze iby'umuziki nshaka nabivamo, ntabwo ari uko biri kuba bibi, ati ahubwo mbaye successful ku rwego inzozi zanjye, ibintu byarenze inzozi zanjye, ibyo nateganyaga mu muziki byikubye. Niba nshobora kugira umuhanzi munini nkawe, BK Arena ikuzura, kandi baravuga The Ben yagarukamo Alex Muyoboke, ntegereje iki wundi mu muziki? Ati aho bigeze nshatse nabihagarika njyewe nkabivamo, kuko achievements nazigezeho zabaye nyinshi, nari kodinze ku rwego rw'ejo. Yaravuze nti uyu ngiye kumuvuga agarukana none kuri Tom Cruise, akaba aba bantu ngiye kubavuga ibitabo 5 byakuzura pe, n'abantu banje ni inshuti n'abavandimwe. Ari naho rero The Ben yasabye abanyarwanda ko twakomeza tugashyigikira umuziki nyarwanda. Bamubajije album yawe ko album wamaze kuyigurisha abantu bazayumva gute. Ngira ngo icyo kibazo ntabwo cyari ikibazo mu by'ukuri cyo kuba cyana kamubajijwe, kuko turabizi neza ko social media zoroheje ibintu. Hari umuntu washatse indirimbo kuri social media kayibu, kuri YouTube indirimbo zose ziba zihari. So nibaza ko rero nta kibazo cyo kuvuga ngo twakura indirimbo z'umuhanzi kanaka ahubwo twebwe tugira ikibazo cyo kuvuga ngo ese kubera iki batari gusohora indirimbo tuzirebe, nta kindi kibazo twakabaye tujye. So yavuze ko rero social media zabyoroheje, nubwo album yamaze kugurwa, ariko indirimbo zirajya zisohoka zikajya ku ma social media. So bivuze ngo uwo ari we wese ya accessing yayibona. The Ben rero yashoje asaba abanyarwanda ko
twashyigikira umuziki nyarwanda, abahanzi bashyigikirane, abahanzi banini n'abato kuzamurana. Kandi ikindi cyo cyagaragaye nuko nubwo ari abahanzi banini ariko bakeneye n'abahanzi bato, kuko nimureba nk'iriya ndirimbo Sikosa uko byagenze bayiririmba, harimo abahanzi bato, harimo Kevin Kada, harimo na Element, ni bato ariko banini, bafite ibintu urubyiruko rwakunze. So bivuze ngo ni umuhanzi munini ariko akeneye n'imbaraga z'abakiri bato, nabo kandi baramukeneye kugira ngo abereke experience, kuko ari experience badafite, abereke uko bamanaginga audience, abereke uko bamanaginga fame, kuko ari umuhanzi umara kubona fame ikamunanira. So bakeneye kuri eferaro ko abana abahanzi banini kugira ngo nabo ibyabo bigende neza. So rero yasoje yavuga ngo umwaka mushya muhire, nange reka nsoze mvuga nti igitaramo cya The Ben cyari sawa, umwaka twawutangiye neza, kandi mbifuriza no kuzawusoza neza umwaka wa 2025 kabisa. Ni Yabiso umwanya wa Solosa Mukondo wa Semembe umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza k'umugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje mvana ivati mu kanwa, bityo mubibonye muremera turaganira kabisa. I love you all, mukomeze mudukurikirane kabisa, ibiganiro nagahoraho.